Oh yes, bimeze gute bakunzi ba Kanyarwanda TV twongeye kubasuhuza mwese dukomeza kubana umunsi kundi turagushimiye cyane by'umwihariko wowe wamaze gukora subscribe nawe nimba utarayikora kora subscribe ubundi ujye ubona amakuru yacu uko tugenda tuyabagezaho umunsi ku wundi. Kuri ubu ngubu rero tugiye kugaruka kuri iyi nkuru y'akababaro n'ubundi ku bakunzi b'uyu mugabo Rwasa ku munsi w'ejo nibwo inkuru yamenyekanye ko uyu mugabo yamaze kuva mu isi y'abazima nyuma y'igihe kirekire yari amaze iminsi arwaye indwara ya diyabete aza kwitaba imana ku munsi w'ejo ngira ngo byinshi mwarabimenye ndetse bamwe mwaranabibonye hano twabinyujijeho kuri Kanyarwanda TV. By'umwihariko rero uyu mugabo hari imwe mu nshuti ze kandi inakomeye hano mu Rwanda izwi n'abantu benshi, uwo nguwo nta wundi ni David Bayingana ni umunyamakuru w'imikino ukora kuri Radio 10 ndetse na TV10. uyu munyamakuru ubwo ku mugoroba ni umwe mu bari bajyanye n'ikipe y'igihugu Amavubi muri Seychelles. U Rwanda ruza gutsinda ibitego 3-0 ngira ngo nabyo twabibagejeho iby'inkuru y'ikipe y'igihugu itsinda. Uyu Rwasa na David Bayingana mubasuye bombi ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko Rwasa nyakwigendera afite amafoto menshi ari kumwe n'uyu mugabo David Bayingana bigaragaza n'ubucuti bari bafitanye. David Bayingana rero ubwo batahaga bava muri Seychelles nyuma y'intsinzi nibwo we yamenye inkuru y'akababaro y'uko uyu Rwasa yamaze kwitaba imana cyangwa se yamaze gupfa. Ariko mbere y'uko apfa David Bayingana ngo yari amufitiye message amubwira ko noneho Amavubi yatsinze. Ibyo ngibyo David Bayingana impamvu yari yabiteguye nta kindi nuko Rwasa yari yamubwiye ati ngo ariko mwe mubona mwe muhora mutsindwa. ubwo yabwiraga Bayingana nyine amubwira ati muhora mutsindwa, Amavubi ahora atsindwa muri rusange. David Bayingana nawe aramwihorera ati apostinga muri message ifite imwe nyine amagambo y'akababaro kenshi cyane kuri Instagram ye. David Bayingana ubwo yavugaga ati ntekereza ko iyo ngaruka ubwo turimo kugerageza kubishyira mu Kinyarwanda kuko we yabyanditse mu Cyongereza and I thought I'm coming back home with some good news about our nation victory. We yatekerezaga ko ashobora kuba agiye kugaruka mu Rwanda n'inkuru nziza yo gutsinda kw'Amavubi ngo ariko nahise numva inkuru y'akababaro y'uko umuvandimwe wanjye yamaze gupfa. Denis warambwiye uti ariko mwe muhora mutsindwa, Amavubi. Iyi ni bimwe mu byo David Bayingana yanditse. nari nzi ko noneho mbonye byinshi byo kukubwira none urigendeye. Rest in paradise soldier. Ngibyo rero bimwe David Bayingana yabwiraga uyu nguyu Denis wamaje kuva mu isi y'abazima, wamaje kwitaba imana. Nawe wibazaga ati Amavubi ahora atsindwa buri gihe none yapfuye. David Bayingana igisubizo yari amufitiye atabashije kukimuhereza kubera ubuzima, kubera iyi si yacu dutuyeho nta wundi wabizanye, ni icyaha nyine, niko isi yacu imeze. gusa nyine nta kundi, Imana ikomeze natwe twavuga ati Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira Denis cyangwa se Rwasa Nsanzamahoro. Naho ubundi twebwe Kanyarwanda TV yo nakagaruka. Hasta la vista.